imbaraga egutinya kuko yaratsinzwe adukandisha ubuzima bugoye izo ndwara ndetse n'ibyorezo imbaraga z'umutima ari nazo tukiheba nk'abadafite Imana wohora Mana wohora imitima yabawe data ishaririwe n'isi uzibyiringiro oh Mana tubohore wohora Mana wohora imitima yabawe data ishaririwe n'isi uzibyiringiro oh Mana tubohore dukomeze urugendo mu kwizera iyaduhaye umwana we yikunda iriho n'ubu uko yahoze kera abo yatuzahuye hari hateye ubwoba nta gisubizo twari dufite ukuboko kwakoze ibikomeye ashimwe Yesu watubereye byose wohora Mana wohora imitima yabawe data ishaririwe n'isi uzibyiringiro oh Mana tubohore ibyishimo tutashye imuhira aho iwacu imibabaro y'isi tuyisezeyeho oh haleluya turatashye turatsinze ibyishimo tutashye imuhira aho iwacu imibabaro y'isi tuyisezeyeho oh haleluya turatashye turatsinze ibyishimo tutashye imuhira aho iwacu imibabaro y'isi tuyisezeyeho oh haleluya turatashye turatsinze agapapuro kererana kagituruka uruganda gafunitse pe gafite isuku n'ahantu kigeze gahurira n'umwanda nyirako agashyira ahantu umuntu wese abasha kwitegereza uko niko twageze mw'isi bari dufite imibereho myiza ahantu twavugiye hose twavuye mu nda z'ababyeyi agapapuro kavuye mu ruganda n'agapapuro kera tutaramura burya rero bavandimwe agapapuro keza buri wese
gasa neza gateye umuzu. Ubwo nguko niko twatangiye urugendo tunyura mu isi yuzuye ibibazo, twahuye na benshi baduhemukiye, umuzi satani ntabwo tworoheye, isi turibona iratunaniza, ako kavuyo kose kari muri twe. Ariko uhereye none wandika uti abantu bose ntibashire impungenge, hari ahantu heza ho kuruhukira, muri Yesu niho hari ubwihisho, ashoboye guhindura byose, yananiranye arabikora, aza kugerageza umwiyegurire, aza kuruhura byose. Ariko uhereye none wandika uti abantu bose ntibashire impungenge, hari ahantu heza ho kuruhukira, muri Yesu niho hari ubwihisho, ashoboye guhindura byose, yananiranye arabikora, aza kugerageza umwiyegurire, aza kuruhura byose. Narukeneye kwandikwaho, tukagirira umumaro iyi si yacu, tukabera igisubizo ibindi biremwa. Ariko ubuzima tubayeho ku isi bwanditse mu mitima yacu ibibi, Imana ishaka kutwandikaho ibicumeza, tukazahuka tukabaho dusobanutse. Nyamara satani si n'umubiri, amahirwe y'ubuzima bwiza, imbaraga ebyiri zidukurura, ako kavuyo kose kari muri twe. Ariko uhereye none wandika abantu bose ntibashire impungenge, hari ahantu heza ho kuruhukira, muri Yesu niho hari ubwihisho, ashoboye guhindura byose, yananiranye arabikora, aza kugerageza umwiyegurire, aza kuruhura byose. Ariko uhereye none wandika uti abantu bose ntibashire impungenge, hari ahantu heza ho kuruhukira, muri Yesu niho hari ubwihisho, ashoboye guhindura byose, yananiranye arabikora,